Wigeze wibaza impamvu hari abakobwa bakunda abasore baruta abo bangana? Ese ni imico yabo, ni ubushobozi bwo gutekereza, cyangwa ni ibintu bidasanzwe bakora? Reka turebere hamwe impamvu 7 nyamukuru zituma abakobwa bakururwa n'abasore babaruta, kandi ibi biragufasha gusobanukirwa neza uko urukundo rukora. Mwibutse niba utarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi wumva ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bica kuri ino channel. Iyi channel ni iyanyu mwebwe abanyarwanda, mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Iyi channel ni iyanyu, yaje kugira ngo ijye ibaha ibintu by'ubwenge ndetse ibungura ubumenyi buri munsi, cyane ko tugomba kwiga buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Tutaratinda, reka dutangire n'impamvu ya mbere. Nje nitwa Olivier. Dore impamvu ya mbere abakobwa bakunda abasore babaruta: umutuzo n'ubushobozi. Ikintu cya mbere ni umutuzo n'ubushobozi. Abasore bakuze bagira umutuzo mu byemezo no mu myitwarire, bityo umukobwa yumva yisanzuye kandi afite umutekano w'amarangamutima. Ntiyihutire gufata ibyemezo ku buryo butunguranye. Impamvu ya kabiri: ubunararibonye mu buzima. Abasore bakuze baba baranyuze mu buzima bwinshi, bazi gutandukanya ibintu. Ibyo bituma umukobwa abona ko ashobora kuba yagira ibyo akwigiraho kandi umubano ukagenda neza. Impamvu ya gatatu: ubushishozi n'icyerekezo. Bafata ibyemezo byatekerejweho kandi baba bafite icyerekezo mu buzima. Umukobwa ahita abona ko uri umuntu uzi ahagana kandi utihutisha ibintu, bigatuma umubano ugaragara nk'uw'igihe kirekire. Impamvu ya kane: kwizera no kwiyubaha, confidence. Abasore bakuze baba bafite icyizere kiringaniye kandi biyubaha. Umukobwa ashimishwa no kuba ari kumwe n'umuntu w'umwimerere kandi ufite ireme kandi wiyubaha. Impamvu ya gatanu: gucunga igihe n'ubuzima. Bamenya gucunga igihe cyabo, gucunga stress no kuba stable mu buzima. Ibi bituma umukobwa yisanzura kandi akumva ko ari umubano ufite gahunda. Ikintu cya gatatu: ubwenge n'ubushishozi mu mibanire, intelligence emotion. Ubwenge n'ubushishozi mu mibanire. Abasore baba bafite ubuhanga n'ubushobozi mu mibanire bashobora gusobanukirwa amarangamutima y'umukobwa bakayitaho. Bituma umukobwa yumva yubahwa kandi akundwa ku buryo buhagije kandi burambye. Impamvu ya karindwi: kumenya gufata ibyemezo mu rukundo. Baba bazi gufata ibyemezo neza bitarimo ubwoba, bityo umukobwa amubona nk'umuntu ufite ubushobozi bwo guteganya ejo hazaza no gucunga umubano neza. Umwanzuro w'iki kiganiro: izi ni impamvu 7 nyamukuru zituma abakobwa bakunda abasore babaruta. Ikintu cya mbere mbibutse mu ncamake: ikintu cya mbere ni umutuzo n'ubushishozi. Icya kabiri ni ubunararibonye mu buzima. Icya gatatu: ubushishozi n'icyerekezo. Icya kane: kwizera no kwiyubaha. Icya gatanu: gucunga igihe n'ubuzima. Icya gatandatu: ubwenge n'ubushobozi mu mibanire. Icya karindwi: kumenya gufata ibyemezo mu rukundo. Wowe wabanye nanjye, ndagushimiye kuba wabashije gukurikira ikiganiro kugeza ku musozo. Ndakurarikira gukurikirana ibiganiro by'ubutaha. Niba wumva wifuza ko twazarebera hamwe n'impamvu abasore bakunda abakobwa baruta, nabyo twazabirebera hamwe tukareba impamvu abasore bakunda abakobwa baruta.
ndagushimiye, njye nitwa Olivier, naho ikiganiro cy'ubutaha.